ye nge nagiye muri bino bintu ndavuga uti Mana fata amaboko yanjye fata imirimo yanjye uyihesha umugisha nabo nize nanga mugenzi wanjye ngo nyine man I ain't gonna lie abantu bose twabanye ngende ubaze bagasa nagiye njya ku maseti yabo bro kuva kuri set ya tina navuye i Kigali njya ahantu bita mu Muhazi igesha amafaranga yanjye bro ngiye kuri natina man ndangije nose hose natina imari iki tuvugisha ukuri ese gikorwa rw'urukundo ntabwo mba narakoze imari iki ibintu gasana yansabye narabimukoreye bro umuntu uri kumamagara kanze tugende urumva ibintu ngewe nakoreye mani bagasana nkagukorera ba Sumarito babuza abantu mani ndavuga ati what the fuck nagiye nkorera abantu benshi ibintu byinshi none iki nabemeza babaniga n'abantu bari muri industry nyine imwe tu baravuze ati bien nagiye gusora imiziki okay nge help nagiye mfasha ba Afrique man ndabafasha baratera imbere wera kugatunda nawe azaza nera ijisho cyangwa anunga gatoki nge nagiye mfasha abahanzi benshi mbafasha from scratch umuhanzi nta kintu ndakimwe afite ndabona ko yashoye ndabona ko ibintu byose yabivunikiye ntabwo reka niyambure nambara igitenge ariko bo ntibigeze bambara igitenge nambara ikanzu nk'umugore nindayiza nkora ibintu byabo uri kumva icyo kintu niyo wanakishyurira ntabwo wakiyambura ubwo bumwe I remember bwa mbere nkibikora mama yarambwiye urumva umubyeyi yarambwiye uti bro ubundi umuntu wa mbere abimbwiye abantu bazi Stanson ni grafere wanjye grafere yarandebye arambwira bro utubereye ikirumbo bro utubereye ikirumbo niko yambwiye iryo jambo ndaryiba ngiye mu rugo ngiye kubasura ntabwo barambwira gutyo we ko nabonye content zindi zitari gukunda nibwo nahise ngenda kugura ibitenge man mu isoko ryo mugashyushya nangira gukoresha ibitenge man n'amakanzu mugashyushya nangira kubikoresha kuri TikTok mbona abantu bari kugenda babikunda cyane ndabwa niba babikunze iki nicyo gihe mu kubikunda nge ndabyibuka mu muryango mbona nta n'umwe ushaka no kundeba kandi nahise nirana ndavuga okay ngira ndashaka kundereka mwereka nafashe imbaraga zanjye zose nzishyira mu bitenge nzihata at the end TikTok barayitwara umaze hafi 1 month you nigga ibintu byo mbabwira man iyi si turimo usibye kwihanga ukabasha kuba no gusenga konyine yuko ushobora kukuvana muri ibi bihe turimo nge nushobora kunkura ku nzoga naga ariho bende bashobora kuba barandogeye ngewe nyitangaza ko ngiye gusora repete ibibazo nibwo nabibonye ntabwo mbabeshye nibwo nabibonye ngira ngo ni imvura imiragwa man iri miragwa noneho umva ukunda abana ari abagome ndacyakomeza hari icyitwa Freddy niba cyita Freddy sinzi iki nyamakuru kibaza ubugoryi njya mbona kibaza na Muyanga ubugoryi man ndenda kibwira ukuntu situation imeze kirangije kigenda kibwira manager wa Diaspora bitanise
bro nafashe amafaranga yanjye mbitse igihe kinini bro mfite snap nyashyira nako nyashyira Prince Kiss ndayamuhereza maze kuyamuha umva ukuntu abantu ari ibigori ry'Imana badatekereza sinyamuhaye barayabona ko ari menshi zaruro moni ntago wagenda guyatura okay uzabwira inshuti yawe uti imereza 10,000 urebe kwita biguhereza from nothing bro ndahimuhereza dukora indirimbo barayanga batangira no kuntwara repeti ndabyibuka ndabifite rega byose ndabifite byose ndabifite bashaka kwita bavuga uti management ideas ravuga uti ngureka tuguhereza indirimbo ngo bita naguhutaza have naguhutaza nabo iyo ndirimbo nago ngeri yo nshaka mureke dukore from scratch repete bashaka kuyinyiba barambwira ngo reka dukore ngo iyo yanaguhutaza ndavuga ni man ino ndirimbo baranabimbwira ngo tutahe ngo turananiwe ngo tugende ubwo umukuru ngo gutamukunanirwa hari inzoga mba naguze zo muri Sensation baba baza ari abantu benshi muri studio sinzi kuna yibabwira haza abantu benshi ngo bari bugandike urima nawe yarahari nagiye regana na postinga kuri story bro nta kintu kimwe ndi kubeshya cyane nagiye postinga kuri story urima hari ba Prince Kiss turi kumwe harabugani n'abandi bari inyuma man ndabaza abantu bose ba Booster nose babagaba bari inyuma bose bari kunywa yoga naguze turi kurya umuceri naguze amafaranga hara nta muntu numwe bikoragamo usibye nge nyine bro and none ndavuga ni aba naba niganari bituri kumwe ubundi bashobora kuba ari bandika neza imirongo ndavuga ni aba baniga bashobora kuba bandika imirongo ndavuga ni nibo bantu banzaniye muri studio kumba abantu babazanye muri studio mani bafata izo nzoga bamara kuzinywa buri wese akavuga uti yarananiwe baratashye none igihe izo nzoga zitaraza baravuga ngo barashonje ibiryo byamara kuza ngo bafite inyota nuko bimeze bro abapeti rero bari kujya muri no muziki ndabagira inama yo kujyamo wenda sinzi ko element bakora sinzi ko abandi bakora sinzi ko ibintu byose wakora ariko ngiye byose bifite video barya snap ndazifite ibintu byose ndabifite byose ariko byose ikiriyo nuko yanze kuyigaragara muri video BOB namwe 900 byo kudodesha imyenda management iramubwira ngo ntabwo ngomba kugara muri video biyemereza amafaranga 900 n'amafaranga menshi ariko umuntu ushobora no kuba muri ariko abantu barabyumva abantu bazi ubwenge kabone ni waba uyabona buri munsi bro urumva maze kumereza 900 adoda imyenda y'abantu bagomba kujya muri video hejuru no hasi yari imyenda y'umweru ngenza ndayibereka tugenda tugura iminyururu na BOB tuzambara umuntu uza mwijosi iyo minyururu twaguza amafaranga tugenda kugura ibi minyururu tuzambara ku maboko ni ibintu nyine byari biri kereka mberetse umuntu uza bamaye man at the end nabonye itangazo ejo bundi ndayibona ariko ahari nshobora kuba ndi mu nzozi cyangwa naroze ariko ikibaho cyabaho kitanabaho no mu buzima bwanjye naguzigiye urubona intege nkeya zanjye sobona uyu munsi nshobora kuba ndize ariko ndizera ko neza nyuma y'umubabaro ari umunezero ibintu nibyo mbirirwa mbwira abantu bose bafite agahinda nkababwira man ejo muri Gasana yaraza arambwira ngo natinira musajije ndamubwira bro ukoze mu nyamarira gerageza ngenegesha 40 rere tour ni 80 ngiye za Muhazi ngiye muri shoot ya natinatine sinigeze ngaragaramo ariko hari ibintu mba narakoreye inyuma man ngomba kugaragaza nyine tu nyine urumva man ngiye ntago nje kuvuga ngo mubwire ngo uri mwiza uri Yesu cyangwa mubwire ngo uri gitangaza ariko mba nakubonye nagiye mfasha abahanzi benshi urugero nanatanga no ku bantu batanabizi uzabaze Ranapu bazamubaza uti se ninde muntu ushobora kuba waragufashije muri industry ibyo ntago ari no kubyiyemerana ngiye ntago nyigeze ngiyemerana cyangwa ngo agenda byiyemerana Imana nagiye mfasha abantu benshi from scratch bameze neza nose Ranapu umuhanzi umeze neza hari umuntu sarimo sinzi icyo kintu mba muri no kucyumva bro ariko ugasanga kuva nabura TikTok yanjye
aba baniga bahise bangenda baremereza ibintu nagiye mvugisha ba Divine, mvugisha ba Titi, mvugisha abantu bose mani baba byinyi n'aba Evidox sinzi niba mubaza, ndababwira ndabakene muri video yanjye bro, ndabakeneye nge navugisha abantu bose mbona bari kumbwira, abantu bose ndababwira, ariko at the end bavuze ko batagomba kugaragara muri video. Rero nge nahise mfata umwanzuro, nayisora audio, nayisora ari video, nayisora itarangiye uzajya kundega. Ikintu nabonye ibintu byose gukora nta masezerano arimo, ibi bintu birababaza cyane. Ibintu byose twumvikanye narabikoze kandi nataye n'umwanya wanje, nge nataga no mu gitondo. Umuntu wabonye story zanjye agendaga bibona man, dutaha mu gitondo nabo bari batakaje umwanya wanje ndabyumva, ariko se ko niba utakaje umwanya wanje nigute ujya kumura mfata amafaranga mu bitanye nyanya shore, kandi ngewe hari 2000 nari mfite aho ngaho. Rero ubu nyine hari ibintu ushobora kubuzingura koze ukabikora tu, uko ari iki buri mu gihe cyawe, maybe abantu baragukunze, ariko jumenya ko sinzi ukuntu babyita universe irishyura, kandi ishyurwa ibyo wakoze byiza. Inicyo universe yishyura, hanyuma iyo wahemutse iyo ni karma irakwishyura bro. I'm telling you, ninge muntu wa mbere wagize miliyoni 2 mu Rwanda, nta n'umuhanzi n'umurazi na umwe bro mu Rwanda habe. Batiti barabizi, abantu bose barabizi, yose anga sibibaye. At the end abaniga barangwa ngo bashaka gukoresha God, barangwa ngo bagomba gukoresha Eki ni dialect, God ni dialect. Sinzi umuntu agiye kubabwira ngo reba ngo ranapunga dutayemo ngo ishusho ngo benda shaka kuri ye none ndababwira se nago iyo ndirimbo ishobora kuba indirimbo Ranapu afite amafaranga yiwe, nanye mfite yanjye, Desdora na management, ubundi ni management ndeba ifite amafaranga yabo. Nago rero ngomba kwishura muri biboro byabo kubera ko is my first track. Naravuze ati wenda ngewe nibwo nagiye ejo bundi muri Toxic Experience mfata DJ bita Paifo, ndamutwara muri VIP, twari turi muri VIP, nabwo yafise Paifo ijye gushutinga ubigenza gute. Umuntu yambwiye amagambo abiri, ari ibintu biri ku rwego rwiwe akabarya shooting. Habaho abantu bumvikana. Ino nimbo ya Paifo inuza kikankana, ni indirimbo man utabona biriya ndino ndirimbo ya nijoro, ndirimbo nijoro cyo kubira abantu muze dupirapinge ngata muna shootinga the alien ku cyaro. Ariko bro, what the fuck of this nigga bro? Nanbwo ngiye nabuze n'amafaranga. Now know some people ngo benda ngo kwa sinzi itangazo nasomye, nago ngenzi icyongereza cyinshi, narabonye itangazo banditse mbona ni mu cyongereza gusa ikintu nabashije gusoma hasi muri caption nicyo kintu nabashije gusobanukirwa ngo we move. What the fuck? Ngo we move. Nibari ngo we move? Sinzi we move. What the hell nigga? Umuntu bita Prince Kiss aza amafaranga nashoye muri studio yiwe. Nafashe amafaranga Prince Kiss nyamuzanira nyavanye kuri banka, ari amafaranga ari kuri Fimbo. Izo video ndazifite none ahanga muri Snap. Ndazifite muri Snap. Fata amafaranga muri nuza muri kuri Fimbo, nyajya kuyabikuza kuri bank, nyahereza Prince Kiss. Abaniga bari baraho ngaho na management yabo. And then bala laughing cyane ngo we gonna be crazy, baransekira bamapush baje niba babyita nibari akakaboko barakavunye koze nanubwo kari kiri gukora, ndakaryamira cyane bro kubera my problem nigga. Urumva ndanje babwira none ngewe no I remember ko nabwiye Prince Kiss, ndambwiye Prince Kiss I have to buy a car before kwino ndiri mu dropping. Burambira ndiri nako ngo imodoka nago yutirwa ngo you have to gushora muri zino boro industry muziki. Ndaje mfata amafaranga yanjye tugenda out tugakodesha imodoka tukagenda tukarya nyine ndavuga okay it's okay abaniga turi kumwe. At the end of time na video du shootinze ubaza amafaranga nahaye BOB ari amafaranga unyibutsa agenda karanyisha, ubaza amafaranga twariye muri studio bro
amafaranga twariye muri studio is a lot of money. Abantu baza session yo muri studio, abantu bazi session danapu yarabimwereka nkagira ngo ni imikino, kandi before njya muri ngiye gukora imiziki danapu ramwe imiziki izagusaza benda ntago ujye ubasha kwihangana, kandi ko for sure I'm gonna lie ntago njye nyamasha kwihangana. Yungori fucking imitamuraguriza na bintu by'imikino mitanguhereza nanjye nkavuga uti ntago nkwereza ngo mfate live nkwereze gutya. Ubu Dora mu bitaro, Dora ni umuntu nifuriza iterambere kuko nawe ndashaka kumubona ateye imbere, niyo mpamvu nami mwisema kugira ngo dukone featuring. Cyo mwifuza nuku arwara ubukira bro, what the fuck. At the end ibi bose mungoreye murabona ngiye kuzima nyine kuko ushobora kubona babonye TikTok yanjye igiye bayibye, and then ndabyibuka baramamagaye ndaba TikTok yanjye yagiye. Mukumara kumenya ko TikTok yangiye depression iranyica, depression imaze kunyica nanjye ndabyemera neza koko nahise nkiramo imbaraga nkeya mu gushutinga amashusho y'indirimbo ya Repeti. I'm gonna lie, nabaje TikTok yanjye yamaze kugenda ngira ngo ni imikino, ndabyibuka ngira ngo ni imikino, ngira ngo baranyinishije, iragenda irabura. Kandi namwe mwirinde gufungura ama link yose mubonye kuri email ngo Instagram nje kuba verify ni bari verification bar, nge nari nje kubona mbara baje kuma verification bar nabo ninge bayihaye utari umuhanzi batagende ku bintu byinshi, ninge ugiye kuba umuntu wa danje nyine ubahaye nda applying. Nyuma yo ku applying bro nagize depression itabaho, ndabyemera neza nanjye nakize imbaraga nkeya nyimara kubura TikTok yawe, nagize nkiri imbaraga nkeya mu bintu byo gushutinga. Ndabwira noneho ukoze mu nyamarira yo gukora mu nyukamarira ni ikintu kugira ngo utekereze icyo kintu cyo gukora mu nyukamarira yo ni ikintu cy'agaciro bro. You have ushobora gufata umukobwa ukamuspendinga a lot of money, ariko nukoze mu nyungumarire yo kavuga uti let's move on, nkavuga reka ngemvemo kubera ko nyine ntabwo baby igeza nyine amaze kumuspendinga amaze guspendinga a lot of money, ariko reka let's move on. Gwa tuvuga uti ya ndagiye none ndi kubona baniga ba Dora kugenda bamereza fuck. I ain't gonna lie, wayimereza utayimereza nirani arimo araryisambaza n'ubugari mu gitondo akarya breakfast, nta kindi kurwanirira bro. What the fuck sura kuma fuck, I don't like bro. None ikintu abantu bose banzi uzabaza bazaze ba Titi, uzabaze ba Jojo, uzabaze ba Divine bro, ndi ikintu kiki sunda vuga kikira man nyine. I look my life only, I don't look your life, cause you are uri nyine uri handsome, uri beautiful. I don't like your life cause I like myself nigga. That's why bro. Ariko mbwira abaturage bo Musanze ndababwira ngo ntago ngewe ndi Musanze ubu none hani hondi ntago nshobora kubereka my negative vibe. I have to show you my positive vibe. For sure. My English is not a good. I know. Some people talk to me in my DM. English is Englishing. What the fuck are you talking about? I thank my mom. Kuko my mom because the way data na waruwari. Data yarapfuye yaravuga uti reka mbwane n'abahungu banje gusa barumuna banje barakizi abo ningi wewe ndutarashatse no kwiga zigute. Ariko aho mama yayivunikiye ngiyewe icyongereza cyane navuze ko nzagikura ku mihanda, kandi at the end of time I'm gonna speaking with you in English. Only that fucking shit. For sure, bro. I saw some niggas on my DM. Go, hey, when you put you bikaze, go birakaze. What the fuck are you talking about, nigga? I'm living my life. Now, I was even a GM chamo, ahantu biti Nyanza imuganda murenja gushesha nikoreye umufuka for 100. Upon 100k. For 100 coin. For 100 coin. Ngava ahantu bita kubigega nkajya ahantu bita inuza imuganda mure mu bisilamu abantu babita Nyanza barahazi. What the fuck are you talking about? Ugomba kungisha life. When I tried to make my life better, I saw some niggas for no our sense kunubansekeraga muri studio, and I was like, that my friend nigga. Yeah, that my friend, bro.
stop laughing for your friends. Kuko ndahamya neza ko ikirero noneho mama ni umuganga mu kigo cya gisirikare. Ibi nirirwa mbwira buri munsi arabimbwira ko nkabibika mu mutwe. Abana nago tujya twumva mu byera kubwirwa tutaruka, ariko ibintu mama byose ambwiye akora mu kigo cya gisirikare, ni umuganga, yarabyigiye, yarabiharaniye. Still now nta wundi muntu nshobora kuguza mvuga uti man, I want money, give me some money. Ndabyibuka no kuri repeta ashyizeho 500k. Ndababwira baraba ningangiye kuyatora kuri zigama, kubera ko mama yemberwa kuri zigama. Umva ukuntu mbavuga ubugoryi imbere ya live yanyu. Narangiza njya kuyatora 500, ndanabereka ko ndi kuyatora. Ndayabona, nyuma yo kuyabona barangije bahita bambwira bro, what the fuck nigga, what the fuck bro. Yinimbwiye mama, here is a 500k, I will give it you back. And I was like, nunuwo harukuntu Diezdora ni muremure aransumba akamara ku bitugu nkaba ari konsesha navuti ya n'umwana uri kuzamuka neza afite urukundo narwo bro, what the fuck, narwo maniga. Nago ndi kumusebya hangaha ashobora kuba aragiye mu matwi n'abantu bamuyobora. Hari icyo nabonye, reka uretse gato ubundi hari ibintu bibaho. Nge najya mbona abantu bavuga uti uyu muntu wo mu muziki yarasaze, nagira ngo ni imikino bro. Reka mbanzena n'ababwiza ukuri, nge singiye gushinja abantu muri no projet yabaye, ariko ndahamya neza ko Yesu arebera buri muntu wese akamwubahira icyari cyo, akubana imirimo.